Ribu yinjiye mu kibazo cy'uwise Pasiteri Julienne Kabanda intumwa ya Satani. Kuri izi social media cyangwa kuri izi mbuga nkoranyambaga hari abantu benshi batandukanye benshi baza bakaba bavuga ibintu uko babishaka, bazi ko nta rwego runaka cyangwa bazi yuko ibintu bishobora kuba bitagize icyaha cyangwa bakaba bazi ko binagize icyaha, ariko kubera umwambaro biyambitse, izina biyise n'andi mazina biyita atari aya nyayo, bigatuma bumva baraza kuza kuvuga icyo bashaka gishobora kuba cyarema icyaha. Nk'uyu wise Pasiteri Julienne intumwa ya Satani, bishobora kuza kumugwa nabi. Reka tubanze twinjire ku bigendanye n'ibyatangajwe na Ribu, ubundi turebere hamwe cyangwa tubigarukeho tubirebera hamwe tuvuga tuti ese ibi bintu birakwiye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu rwinjiye mu kibazo cy'uwise Pasiteri Julienne Kabanda umukozi wa Satani, aho rwatangiye gusesengura ayo magambo rureba niba agize icyaha. Umuvugizi wa Ribu Dr Murangira Bitieri yabwiye Igihe ko hari gusesengurwa amagambo yatangajwe n'uwise Bakame ku rubuga rwa X. Ati twakomeje kubona abatumenyesha iby'uriya wiyita Bakame yavuze kuri X biracyasuzumwa n'ishami rishinzwe gusesengura ibikorwa cyangwa amagambo bikekwa ko agize icyaha byakorewe. Ibi ni ibyaha biba byakorewe ku mbuga nkoranyambaga. Ahangaha bari no kureba icyo amategeko abiteganya, niba ibyo yatangaje bigize icyaha gikurikiranwa muri Ribu. Arasuzumwa nanone niba ibyo bikorwa yakoze biri mu byaha bikurikiranwa nyir'ubwite ari we utanze ikirego, cyangwa niba byakurikiranwa urerwa urwego rwibwirije. Ikizavamo nicyo kizashingirwaho hafatwa umwanzuro. Amagambo ari gusesengurwa yanditswe n'uwiyita Bakame kuri X, aho aya magambo yagize ati reka mwite intumwa ya Satani ku isi, mama w'ikinyoma. Uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza mu kwitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira Abanyarwanda. Akomeza agira ati wampuza nawe isi yose itureba nkamubaza ikibazo kimwe cyo muri Bibiliya abeshya ko yigisha. N'amagambo atakiriwe neza n'abakoresha uru rubuga nkoranyambaga, abenshi bakaba batakomeje kubivugaho rumwe, bagaragaza ko ibyo yakoze atari byiza cyangwa bidakwiriye kuba wakwibasira umuntu, noneho umukozi w'Imana ukamwita intumwa ya Shitani cyangwa intumwa ya Satani. Akongeraho n'ikindi kintu gikomeye kinababaje cyitwa ngo mama w'ikinyoma. Imagine. Ibi yabigarutseho mu gihe Pasiteri Julienne asoje igiterane cy'iminsi 3 cyiswe Thanksgiving cyaberaga muri BK Arena kuri 25/2020 itariki 25 kugeza 28 Mata 2025. Iminsi iki giterane cyamaze muri BK Arena yabaga yakubise yuzuye mu gihe habaga hari umubare munini w'abatarabashije kukijyamo. Pasiteri Julienne ubwo yasozaga iki giterane yijeje abakitabiriye ko ubutaha kizabera mu nyubako nini kurusha BK Arena, aho yacaga amarenga yuko icyo giterane ashobora kugikorera muri stade Amahoro. Iki giterane cyari kibaye ubwa kabiri, cyaherukaga kuba mu ntangiriro za Mata 2025, nabwo icyo gihe ubwitabire bwari hejuru cyane. Pasiteri Julienne Kabanda arakunzwe ku rwego rwo hejuru, arakunzwe ku rwego akora igiterane akuzuza BK Arena idapfa kuzuzwa n'umuntu uwo ari we wese cyangwa ubonetse wese. Noneho aka kanya ari kuvuga yuko iki giterane ubutaha ashobora kuzagikora mu nyubako irenze BK Arena, kandi inyubako irenze BK Arena ni Stadium Amahoro. Ya Ribu rero iti tugiye gukurikirana tumenye niba iby'uyu muhungu, uyu nayivuze ngo umuhungu, iby'uyu wiyita Bakame kuri X ntabwo twamenya ngo ninde, ibyo yavuze nimba bigize icyaha
uyu abe yabasha gukurikiranwa. N'amagambo yibajijwe n'abantu benshi ndetse yanababaje n'abantu benshi, kubwira umuntu ngo by'umwihariko umuntu witwa ngo asavinga Imana cyangwa ni umukozi w'Imana, kumubwira yuko ari intumwa ya Satani cyangwa ya Shitani, kuvuga yuko ari mama w'ikinyoma, ni ibintu bikurugutuye cyangwa ni ibintu umuntu yavuga yuko bishobora kuba biryana mu matwi. Urumva isa mushyira mu gatebo kamwe, urumva asa nkaho yibasiriye nanone Apotre Gitwaza, agaragaza yuko uyu muntu ashobora kuba hari uburyo ki nanjye kuvuga ngo ari abatekamutwe, kuko yagaragaje yuko bameze nk'abari gufera abantu mu mvugo z'ubungubu. Ariko buriya kugira ngo ukebure umuntu ntago ari ukumubwira amagambo akakaye cyangwa kumubwira amagambo aryana mu matwi, amagambo kubwira umuntu ngo ni mama w'ikinyoma, mbega igitutsi giteye ubwoba. Kubwira umuntu ngo ni intumwa ya Satani kandi tuzi ko ari umukozi w'Imana, ni ikintu cyababaje abantu benshi, birumvikana kuba cyabababaza. Ariko ku rundi ruhande uyu mubyeyi RIB ishobora kumubwira yuko cyangwa ishobora kubwira abantu yuko ari icyaha, ariko iyo itarafata iya mbere ngo igikurikirane, ahubwo uyu nguyu ari uragira uruhare mu kugikurikirana, akaba ari we warega. Julienne ashobora kutarega mu rwego rwo kuvuga yuko wenda uyu wakoze ibindi batarazi byakora, nka bya bindi Yesu yavugiye ku musaraba ati bababarire dawe kuko ntabwo bazi ibyo bakora. Na Julienne nawe akavuga ati Imana ni kubabarira kuko ibyo wakoze ntabwo bizi. Kuko ndibuka yuko Papa Paul wa kabiri, ndibuka ko bagerageje kumurasa, uwagerageje kumurasa yewe akanafatwa, ariko Papa akamugirira imbabazi, akamuha imbabazi. Urukundo rero ruruta byose. Urukundo rushobora kuba rwatuma umuntu anahinduka utiriwe umusomera Bibiliya. Hari ukuntu ashobora kuvuga ati nari ngiye kujya mu mazi abira, nari ngiye gufunga imyaka iyi n'iyi, nari ngiye guherezwa ibihano ibi n'ibi, ariko uyarambabariye. Koko ni umukozi w'Imana, ariko nanone ari igihe umuntu aba yarengera uvuga ati reka bamuhane, yumve yuko ibintu yakoze ari icyaha, atazongera. Ariko ngarutse nanone kuri uyu muntu wavuze ibi bintu, numvishe ngo asa nkaho ngo azi Bibiliya, kuko yavuze yuko ashobora kuba azi Bibiliya, kuko nabivuze ngo asa nkaho yavuze yuko ngo wamuha umwanya akamuhuza na Kabanda, ngo akagira ngo ibyo amubwira muri Bibiliya ngo yica, nimba ari byo yasobanura neza. Reka ntamubeshyera nkavuga ibyo atavuze. Ahangaha yavuze ngo iki, yavuze ngo uwampuza nawe isi yose iri kureba, nkamubaza ikibazo kimwe cyo muri Bibiliya abeshya ko yigisha. Ni ukuvuga ngo uyu yagaragaje, uyu Bakame yagaragaje yuko hari ibintu ashobora kuba azi Julienne atazi, Kabanda atazi. Ubwo rero bigatuma ashobora kuvuga yuko ahagaze yuko hari ibyo Julienne yigisha atazi, ko we ashobora kuba yimurusha, kuko nimba hari ikibazo ari gutegura byanze bikunze ashobora kuba wenda akizi, yakimubaza yigiza nkana, cyangwa kuko yumva ko hari ibyo yica. Ariko gukosora umuntu mu makosa aba yakoze, nta udakosa ntabwo umutuka, umwereka ikintu yakoze, umwereka icyo atakoze neza, ahubwo uwo muntu akaba yabasha kugikosora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nuko wabwira umuntu ngo uri mama w'ikinyoma cyangwa uri intumwa ya Satani, ibyo bintu ntabwo ari ibintu byatuma ukebura umuntu. Ese turi mu gihe cyo guhangana cyangwa turi mu gihe cyo kwigishanya? Uyu ni umwigisha ariko yanakwigishwa. Nimba hari ibintu bishyashya ufite, ndi kugerageza koroshya ibintu, munyumve neza n'abantu bankurikiye wenda batagira ngo nshyikiriye umuntu, ariko uyu muntu amakosa yakoze, nimba hari ikosa yabonye pastor yakoze, yagombaga kumwigira akamubwira ati nyamaze pastor ibi n'ibi ntabwo bigenda neza, dore aha n'aha uratubeshya, aha n'aha uratubeshya. Ahangaha ntabwo yabavuze nta cyaha yabakoze, ntabwo yabamututse, mugataha n'aha uratubeshya. Ariko kuvuga ngo mama w'ikinyoma, urumva icyo kintu urumva urwego kiriho, ni ibintu uba ugomba kuvuga biremereye, kandi ukaba uzi neza yuko bishobora kuba byakugiraho ingaruka, kuko iki cyaha
ribu nimara kugenzura igasanga ni icyaha, ushobora gusanga cyaba ari icyaha kigendanye no gusebanya, kuko byanze bikunze uyu afite abantu bamukurikira, ijana ku ijana benshi kandi batari bake. Hari n'abantu bashobora kugira ngo nibyo koko, bakaba batangira kumutakariza icyizere, umurimo w'ivugabutumwa akora ukaba urawishe cyangwa ukaba urawuzambije, kandi hari benshi yafashaga. Kandi nawe ushobora gusanga weho ibyo wibwira atari byo cyangwa atari ko kuri, ahubwo ugasanga ibyo wibwira nawe uribeshya, hari ibyo ukeneye gukosorwa. Niyo mpamvu wegera umuntu mukaganira, aho kugira ngo ujye kuri wambonye kuri social media ujye kuvuga amagambo atari meza kuri iki, cyangwa ajya no kuri social media nimba wamubuze, mubwira ati nyamaze mukozi w'Imana, ndashaka yuko tuzaganira, dore narakubuze, hari ibintu mbona, hari utuntu tw'udukosa mbona ukora. Icyo gihe yavuga ati ngwino tuganire, umubwire utwo dukosa, cyangwa kugira ngo ubuke umubwire yuko ari umukozi wa shitani, nkaho wenda mwahuriyeyo nawe wagiye kwa shitani, ugasanga muri timu imwe mwese muri abakozi, cyangwa umuntu ni mama w'ikinyoma kandi nta kintu gifatika utweretse yakubeshye, wagira ibyo umubaza udasobanukiwe, ariko kugira ngo ujye gutukana, biraremereye biriya bintu. Reka mbe nsubikira ndekera aho ngaho nyamuneka, ngayo nguko rero.